hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ati amakuru ndi ni meza, ati hari umuhanuzi utavangirwa nihe? Nti nta muhanuzi utavangirwa ubaho. abaho se umuhanuzi utavangirwa ati wamubona Samweli ndiyavangiye mu giterane kimwe akavangirwa gatatu. Hari umuhanuzi w'umusitari uruta Samweli mwene Hana, ntiyagiye kwimika umwami kwa Esayi, bakazana uwa mbere ati n'uyu. Yaje gusuka Uwiteka ati wavangiwe rekeraho, bati muzana uwa kabiri ati Mana nawe wabwo wanze uri arabuyo, akongera akavangirwa, Imana itirege uwa gatatu akongera akava, Imana iti gatatu mu giterane kimwe, uvangirwe gatatu mu giterane kimwe Samweli waraye. Ubwo se umuhanuzi utavangirwa wamukura? Ngo ndangira umuhanuzi Imana niyo itavangirwa, shaka Imana. Shaka iki? Ubu hari ibintu ubona abantu bakora ugahita umenya ko nta bwenge bagira. Umuntu yagomeye Imana ngo ashaka kumva icyo umuhanuzi aramubwira. Umuhanuzi sinindi uramuvugiramo. None se kugiye gushaka umuhanuzi waragomeye Imana, uzi ko umuhanuzi avugirwamo nande? Umuntu agakora ibibi ngo ashaka ko bamuhanurira ibyiza. None iyo wacumuyeho ko ari ushaka kwivuga, ntabwo byashoboka. Umuntu akora ibibi ariko abwiye umuhanuzi ati ndebera ko ntarafungwa. Umuhanuzi ati ahubwo si ubu utamazemo imyaka 2 kwari uko batinze kugupakira. Uruzi ubwo kumva hari wegeze kumpamagara ati mukozi w'Imana uri he? Ndi mu rugo. Ati wakwiherera ukahita unsengera? Ndi yabaye ikize? Ati nsengera cyane. Ati hagira ukumenya? Ndi woye. Ati ntabwo nzi. Ati njyewe ati ukuri iri torero. Ati ntabwo nzi ko twabanye muri konseri. Ndi mbeziri wewe. Ati umuntu arambaye ikoti rimeze ukundo? Ndi ni wewe se? Ati none bigende gute? Ati ureba ati nsengera atantu nkora, ati ibibazo byavutse, ati ukuri ribu barampamagaye, ati rwose nsengera, ati ndabona ibintu binkomereye. Ndavuga nti none kuba baguhamagaye ni ikibazo? Yego ati ko mukozi Imana ibintu wowe ntabyuze. Ati wowe senga gusa ibindi Imana ibikubwira. Ndi bikize Imana irambwira. Bandakubye mukanya barampamagaye. Ataro ati wayatangiye se? Ndamagize. Ariko ndimuka dusengesha shisha itabona nkaho mudusengesha twebwe se dufite akazi ko kubasengera. Wewe si mwebwe si mukora iki? Ati senga cyane, ati wayatangiye se? Ntiyamakize. Ati ariko nakubwiye ngo nsengera. Ati ahubwo maze kuguhamagara ati mpita mbona message ivuye ku karere, ati bambwe ko imodoka ribu yahagurutse yaje aho nkorera. Ndamubwira ndi none se mfumura amapine y'imodoka yacu? Imodoka ribu ko ari yacu ya leta. None nyihirike nsenge si ngo bigende gute? Nyibuze kugeraho mbwira uko ndasenga. Ati mukozi Imana ndi kumva abenduye imikino kandi ubu rukumva ko ngiye gufungwa. Ndamure ndavuga ndi zura butarasenze kare. Ubu zuri kubona bataragufata nk'iyarimo. Uri kubona zutarafungwa nk'iyarimo. Kandi abantu banga kubaha Imana hakireka bakazashaka kuyubaha bikomeye, ntacyo bizamara. Ubaha Imana yubaha hakiri. Hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ati amakuru ndi ni meza, ati hari umuhanuzi utavangirwa nihe? Nti nta muhanuzi utavangirwa.